Ikintu cyo kuvuga ngo kuganira ntabwo ari ikimenyetso cy'intege nke, ni ukuvuga ngo yarazi umwuka uri muri ka cyangwa uri Kinshasa, uri cyane cyane yaba ari Perezida Tshisekedi n'abamwegereye bibaza ko kuganira bazaba batsinzwe cyane cyane ziriya za disikuru bagiye bavuga zo kuvuga yuko badashobora kuganira n'abantu b'ibyihebe. Ariko se si kwaba ari ugutsindwa nyine kubijyanye na disikuru nyine nibyo nkubwira ariko baravuga ngo ubugabo butisubiraho bubyara ububwa sibyo. Hanyuma icya kabiri ikintu nkunda kuvuga ngo bya bindi Alpha Blondy yavuze ngo tout le monde yaravuze ngo tout évolue, tout change, tout change. Seuls les imbéciles ne changent pas. So nukuvuga yuko kugaragara nabikubwiye ikintu kiboneka nuko natemera kuganira ziriya takataka ze ngo ningabo bazazishorera bazigeze muri Kinshasa. Yes, ndazita takataka, sinzi abantu bazi butike, buriya butike bava ngo umuntu acuruza takataka usanga ibyuma by'imodoka, umunyu, ibibiriti byose biraho. N'ingabo za Tshisekedi niko zimeze. Donc nukuvuga yuko rero izo takataka ze nizo nkubwira bazazishorera bazigeze mu marembo ya Kinshasa, kubera yuko nakubwiye ngo ni ikibazo cya rapport de force, either uranegosia mugira icyo mwumvikanaho cyangwa se mu kimwe harakora agatuza k'ibiturika nkuko nakubwiraga, kandi agatuza k'ibiturika mu bigaragara kuri tere uyu munsi ntabwo biri mu ruhande rwe. Hanyuma ikindi rero ubwo kuri etape ya kabiri turaza kureba feasibility cyangwa se implementation, gushyira mu bikorwa amasezerano yumvikanyweho, cyane cyane yuko nkuko nabikubwiye iyi miryango yombi noneho za approche zabo zari zitandukanye zirasa naho zitagitandukanye urebye imyanzuro yasohotse, kuko imyanzuro imiryango yombi ari unanimite bemeje yuko igisubizo gishoboka ari kuganira. Ngira ngo afite inyungu mu biganiro kurusha uwari we wese. Nakomeza abaswahili baravuga ngo sikio lenye kufa halisikie, amatwi ari mu rupfu ntiyumva keretse ndagana aho ngaho. Ariko niwe ugomba guhitamo kuko inzira ni ebyiri kandi baramworohereje pe. Inzira ni ibiganiro, yicaranye nabo abumve, kuko nubwo afite abantu benshi indi mitwe myinshi murwanya muri kiriya gihugu ariko ntayifite imbaraga nka M23. Urumva abantu bamaze gushyiraho na guverinoma yabo hariya muri Kivu y'Amajyaruguru, ariko M23 ubutugana ifite hejuru, irahafite, niyo mpamvu akwiye kubumva. Ifite hejuru ya mirongo ingahe kwijana ya Kivu y'Amajyaruguru, ziriya mbaraga bagaragaje muri iki cyumweru bashyizeho nyine ubuyobozi bwa buriya byose ni ibimenyetso. Urumva niba udashaka kureba ugomba kureba hari ibimenyetso bifatika. Niba abantu bakurwanya wita ko utabemera ko ari abanyagihugu, bita abateroriste uko wabita kose, bagira igihe bagafata umujyi wa Goma, hari n'ibindi bice byinshi byafashwe, kandi icyo gihe ufite ingabo wiyambaje hari n'iz'amahanga, wabonye ukuntu rwose babakuye hariya ni nk'abari badahari. Ndetse ngira ngo nuko bagize n'impuhwe n'amahanga bakomeza akabasaba ko batakomeza, ahubwo batanga inzira abantu babone iriya humanitarian assistance, babone ubutabazi bw'ibanze. Ariko ukuntu bafashe hariya bafite ubushobozi bwo gukomeza. Niyo mpamvu rero numva guverinoma ya Kongo ifite inyungu mu gushyira mu bikorwa iyi myanzuro y'inama y'ejo ndetse n'amasezerano ya Rwanda na Nairobi. Kandi hari n'amateka menshi utagiye na kure. Iyo ureba nk'igihugu cya South Sudan uyu munsi, kuba cyarageze igihe kikabona kikaharanira ubwigenge bwabo, buriya barwanya intambara y'imyaka irenga 50, na Sudani y'Amajyaruguru yari yarabimye uburenganzira bwo kuba abanyagihugu bafite politiki y'ivangura ishingiye ku bwarabu, uruhu ndetse n'amadini. Buriya hepfo n'abagatolika cyane banga kubakira, bakora ibishoboka, bari bafite imbaraga, ariko amaherezo yabaye yahe, bageze igihe babikuraho bashinga leta yabo. Iyo nayo ni probability. Iyo utagiye na kure muri Kongo, iyo nayo twabishyira muri probability. Byose niba dakemura iki kibazo byose birashoboka. Icyizere mfite kuri M23 ni uko cyagihe bohereza ingabo za EAC yemeye gufatanya nazo, ndetse igera naho irekura ibice birenga 80% yari yafashe.
yego nyine ibintu birahinduka muri icyo gihe wenda ntabwo ari uyu munsi bimaze kubaka n'imbaraga umuntu yahita avuga ati icyo gihe aho bari bafite ntabwo ngoma yari irimo. nibyo rwose ubu ngubu bishobora kuba byarahindutse ariko ikintu gikomeye cyane navuga ko ari rwo rufunguzo rw'ishyirwa mu bikorwa ry'iyi myanzuro no gutuma hagaruka amahoro muri kiriya gice cya Kongo biragaruka kuri guverinoma ya DRC. Guverinoma ya DRC ikwiye gutwara aya masezerano ikayabonamo rwose nk'amahirwe adasanzwe, bakihutira kuyashyira mu bikorwa, harimo kubahiriza. Ikindi cyizere cyo mfite nabwo bwa mbere ubona Kisekedi ariko na Sadaka basa naho bemeye ariya masezerano ya Nairobi, kandi ariya masezerano ya Nairobi nk'uko na Boyvode yabivuze niyo asaba leta ya Kinshasa kugira ngo ihure n'abariya bose bayirwanya, ishake umuti muri abo ngabo harimo na M23. Kuba rero barahuje ariya masezerano, hakabamo gukemura ibibazo by'umutekano w'u Rwanda na threats ifite, hakabamo birebana na relation y'u Rwanda na DRC, kandi relation yacu ishingiye ku mutekano. Nitubona umutekano nta n'ikibazo dufitanye nabo, ariko ku rundi ruhande rukomeye hakabamo no kuganira na M23 bakumva ibibazo byabo. Kuba bazabyemera byo ntawamenya ibyabyo, ariko byaba ari intambwe ishimishije. Birasaba rero seriousness ya leta ya DRC, bave gushaka gukemura ikibazo nk'uko tubona kizimyamoto muri ruratse ugiye kuwuzimya, bagikemure mu mizi kandi babone ko nta mwanya uhari. Ariko noneho dusabe n'iyi miryango uko ari ibiri, guhera ku bakuru b'ibihugu, bakoreshe iyi framework bashyizeho kugira ngo bashyireho presiyo, bashyireho igitutu ibyaduwe bishyirwe mu bikorwa, habeho ishyirwa mu bikorwa, habeho rero na political will ku ruhande rwa DRC. Ubu ngubu rero habaye inama y'amateka, inama yihuje bwa mbere iyi miryango yombi, kandi yagize uruhare muri iki kibazo, mu gukemura iki kibazo cy'iburasirazuba bwa Kongo. Rero muri iyi myanzuro yafashwe n'abakuru b'ibihugu bose, kandi na Perezida Tshisekedi yari ahari, nubwo atari ahari hariya Dar es Salaam, yakoreshaga uburyo bw'ikoranabuhanga. Rero twasabye ku mugaragaro, twafashe icyemezo cy'uko habaho guhagarika imirwano no gushyiraho aka gahenge. Rero turizera ko nk'uko abakuru b'ibihugu benshi babivuze uyu munsi, ko tutagomba gukomeza gukora nk'uko twakoraga, tugasinya amasezerano, tukajya mu mishyikirano Rwanda, Nairobi, ahantu hose tukahajya, ariko ugasanga guverinoma ya Kongo ntabwo ifite ubushake bwa politiki bwo gushyira mu bikorwa ayo masezerano. Rero turizera yuko noneho n'aba bagaba bakuru b'ingabo za EAC na SADC bazahura mu minsi 5, niko icyemezo cyafashwe uyu munsi, kugira ngo barebe yuko aka gahenge gashyirwaho. Bazadufasha, bagafasha na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo ishyire mu bikorwa ibyo yiyemeje, kuko twabonye inyandiko y'uyu mutwe wa M23 ivuga ko noneho ihamagaye cyangwa ishyizeho agahenge kugira ngo hakorwe ibikorwa by'ubutabazi. Ariko rero agahenge ntabwo gashobora gushyirwaho n'umwe mu barwana, kagomba kwemezwa na bose. Rero kuva iyi nama y'abakuru b'ibihugu ifashe iki cyemezo, ngira ngo turizera yuko guverinoma ya Kongo noneho izumva ko ari ngombwa kucyubahiriza.